ntarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi. Uwo nuhoraho ubivuze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure. Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuko idukunda byahebuje. Nyagasani yaraturemye, Nyagasani yaraducunguye, Nyagasani araturinda araturengera. Izina rye nihabwe ikuzo n'icyubahiro. Amen. Bayoboke b'Imana, twageza ngaha kuri buri munsi mu biganiro byacu duhora tugira byo kwibaza buri munsi. Nyuma ko tuzirikanya amasomo, hari ibibazo bigenda bivuka, ariko ibyo bibazo agatwe kacu simple masomo kajoswi ntabwo ashobora guhita kabisubiza byose, kuko nyine agatwe kacu karacagase. Na niyo mpamvu ibintu byose tutabisubiza ngo bikunde, kuko turacagase mu babyeyi mwe, dufite imbaraga nkeya. Na niyo mpamvu twishinja ubuvunyi bw'Imana, kugira ngo Imana ibyo tutigezaho abari dushoboza yonyine. Yaba nazirikanaga ko umunyantege nke nkareka Imana ikanyigarurira, nabaho neza. Hagataha rero mbere yo kumva ikiganiro tujya kwakira, ongera urebe niba ujya ubona ibiganiro byacu bya buri munsi, ujye wiyandikisha subscribe, ubashe gukora twa comment, ubashe buri gihe cyose kuba uri kuganira n'Imana. Dore ko ijambo ry'Imana buri gihe turinyuza aha ngaha kugira ngo tuganire n'Imana, duhure n'Imana, tugendane n'Imana, dukorane n'Imana, tubeshwaho n'Imana. Igihe cyose uzashaka kwibeshaho ubwawe uzarindagira. Tureke Nyagasani tugenge maze dukore ugushaka kw'Imana, kuko abantu benshi kuri no si bakunze gukora ugushaka kwabo ha gukora ugushaka kw'Imana. Aka kanya rero twabateguye ikiganiro kiryoshye kiza kugufasha kureba harya ubu ndiho ku bugenga bw'Imana, n'Imana indinze niyo nemera. Uraza gusanga abantu benshi nyuma y'iki kiganiro tutajya twemera. Kwemera no kwemera Imana bishatse kuvuga kwemera kw'Imana ari ishobora byose, kwemera kw'Imana ariyo yaturemye. Ako ngako ujye ukemera mubyeyi. Igihe cyose utaremera ko Imana yo kuremye, nibwo uzasanga uri gushidikanya, uri ushaka kugira ibyo wikorera nawe ku giti cyawe, nyamara wakaretse Imana ikagukoresha. Aka kanya ikiganiro twateguriwe kiritwa ngo ukora umuntu. Ese umuntu ashobora gukora undi muntu? Hari umuntu wigeze atera urwenya ati, njyewe nahanira umuntu amakosa abiri, ko yakoze umuntu cyangwa ko yishe umuntu. Ngaye makosa mu babyeyi mwe, mbere yo kureba aya makosa tujya tugomoreka tubanze tuzirikana ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Uhoraho yambwira ijambo agira ati, ntarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi, nakwitorera utaravuka nkugira umuhanuzi w'amahanga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ikiriza muri comment uvuga uti amen, cyangwa ngo dushimiye Imana. Nusomerwa ijambo ry'Imana, ntukagende nka cya kinyoni kigenda kitavuze, nirinze kuvuga kuguruka, nawe ujye ugira akantu uvuga. Ariko ushobora no kutabyandika mu mutima wawe ukabivuga, ukabwira uti Nyagasani ndagushimiye, wakoze cyane. Ngira ijambo ry'Imana tuzirikanaho buri munsi. Ese umuntu ashobora gukora undi muntu? Cyo cyaze gukibaza. Agatomanje gusuhuza abascientifique, abadogiteri n'abandi benshi b'abahanga, kuko ibi ngiye kuvuga ni ubushakashatsi, kandi bavuze ubushakashatsi burya umuryango ufunguye. Ushaka gukomeza ushakashaka, nta kadomo kariho. Buri wese n'umushakashatsi, ukomeza ushakashake. Ntabwo ngusabye kubimbira bunguri, ntago ari ihame, no gukomeza tugira dute dushakashaka. Ngewe ngiye kuvuga, ariko ntago ari ihame, niyo mpamvu gusabye gukomeza tugira dute dushakashaka. Ngo ubuzima bw'umukristo guhora shakashaka Imana, kuko tuzabona Imana imbona nkubone nitupfa, nitugera mu ijuru. Rero bireme gukomeza dushakashaka, ngo ukwemera kwacu guhora dushakashaka Imana, kuko tuzi ko tutihagije. Ubuzima bw'ano kwisi no gushakashaka Imana. Ikiganiro cyacu uko akora umuntu. Mbere yo kumva ikiganiro cy'uko akora umuntu, reka tubanze twumve ino nkuru yo mu rugo, bityo nawe uze kureba ibyo bagezeho kuki utabigeraho. Bya bindi Mutagatifu Agusitini yavuze ati, si is et staicur nonego. Niba uyora bishoboye nuri yakabishobora, kuki nge ntabishobora? No kureba ibyo yashoboye, ariko ukareba biri ku bushobozi bwawe, niba nawe wamwigana. Ese ubundi wigana umuntu ute aho kugira ngo wigane Imana? Mu munsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe
umugabo n'umugore ngo bari intangarugero muri ako karere, basenga bakunda Imana, bubaha Imana, ariko ngo baza kugira ikibazo mu rugo rwabo, baza kubura urubyaro, bajya hirya bajya hino, barivuza hirya no hino ntibyacamo, bagenda hirya bagenda hino, bakomeza kubura urubyaro. Imyaka irashira indi irataha batabona urubyaro. Nuko igihe kimwe kiza kugera, baza kwigira inama, bajya kwa muganga, umuganga wari ukomeye uri inzobere cyane muri ako karere. Bajyaho bwa nyuma bagiye kwivuza. Nuko muganga arababwira ati umva rero, amahirwe yose mwarakoresheje, ahantu hose mwarahagiye, musigaranye amahirwe amwe gusa yuko nabafasha ubundi nk'abakorera umwana, nangiza kubakorera umwana namwe ariko mugakora mu mufuka mukambura utubutse. Nuko ababyeyi bati yo saho dukwiye rwose watinze ahubwo. Maze rero muganga arababwira ati ngiye kubaca inoti ishyushye cyane y'amadolari, inote ikomeye cyane ya 5 gusa, 5 y'amadolari. Ati nta kibazo rwose, turemera tugurisha ibyo dutunze, n'ubundi icyo dukeneye ntago ari ibintu dukeneye umwana, ibintu byose nushaka unabitware, ariko natwe duho umwana. Nuko bakomeza kwiringira muganga, bamaze kubabwira ko agiye kubakorera umwana, babakorera umuti nyine ubundi babona umwana, ko azahuza intangangabo n'intangangore akazihuriza nyine muri laboratoire mu byuma, ubundi babana umwana akavuka. Ubwo ya mafaranga baragiye, bafasha amakonti yabo yose barakusanyije, ubundi bahereje muganga. Muganga maze kurushyira imbere y'ishati, nuko koko abakorera operation, intangangabo n'intangangore bishoboke ko yazihuje, bikaza kurangira wa mwana abonetse. Muganga akomeza kumurera mu byuma, amurera mu byuma, ubwo ko nyine bongera gutanga urundi dufaranga amurera mu byuma. Igihe cyaje kugera, sinigwa nkubwira amezi yavukiyeho, ko buryo umuntu bamukoze, uwo mukoze ni ugene igihe yanavukira n'ubundi. Biza kurangira wa mwana avutse. Wa mwana avutse, ibyishimo ku baturanyi bari baraho ngaho, imiryango irishima iti koko yo rwarwo rubonye urubyaro rwose, babonye urubyaro. Ngo hashize igihe gito, abamubyeyi koko barahetse, bafite umwana, bafite uruhinja nk'abandi bose. Hashize igihe kirekire, bishoboke nk'amezi nk'6, ababyeyi ntibongeye kubona akanya ko kujya ku mirimo, ko kujya gukora akazi, ntibongeye kubona akanya ko kujya gusenga. Kubera iki? Ngo wa mwana yahoraga mu bitaro, yahoraga nyine kwa nyirawo. Buryo umuntu wese ahora iwabo, aho uzajya bagakwakira nicyo gihugu cyawe, uzahagume. Nuko wa mwana nawe agahora kwa muganga bamuvuza, ibitaro bikomeye byose akabigeramo, bamuvuza, bishoboke baravukanye uburwayi. Ibintu birahangirira byinshi cyane, iwabo basigara mu madeni akomeye cyane kubera kuvuza wa mwana. Ibintu byose barabigurishije. Uzi ko wa mwana yaje kuvugihangana amara imyaka 2, ibintu byose bimaze kurangira iwabo. Ati nukunanganaga. Bababyeyi ninze kuvuga ko basubiye kwisuka, bakomeza amarira n'agahinda imiborogo. Urumva babuza umwana, urumva babuza amafaranga, amadeni ni yose, basigara niki? Agahinda, ishavu, n'ibindi byinshi cyane bibaremereye. Ushobora kuza kumbaza ute muganga se yibuze hari udufaranga z'abakomeraho, byibuze biyondoremo, byibuze bongere bisanasane beho neza? Ntuze guhita ubimbaza, kuko burya iyo buri wese avuye ku isoko, kirazira ko ibyaguzwe byongera kugurishwa. Bahebuke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Umvise umwana w'umukorano, uko umwana w'umukorano bameze nyine, abaruwa nyirawo, abaruwa muganga. Nuko ababyeyi nyine batongeye gusenga, ntibongeye kugira icyo bakora, kuko nyine bahoraga kwa nyir'umwana muganga muri laboratoire. Reka tuzirikane ibintu 5 biza kongera kugufasha kureba nawe niba ntaho watangiye ushaka gukosora Imana, ushaka kwigeranya n'Imana, ushaka nawe gukora umuntu. Hagati aho tubanje gusuhuza abaganga bari muri laboratoire, bari muri experience, bari gukora umuntu kugira ngo bazamuhereza ababyeyi. Icyambere twazirikana ni ijambo ry'Imana twahereyeho muri Yeremiya 1:4-5, narakuremera mu nda nyoko nari nkuzi. Amen. Mubyeyi wongere ucungiye nda y'umubyeyi, maternité uyihuze na laboratoire, biraza guhurira hehe? Uhihuze n'ibyuma. Nuko isi yashiteye
mu gihe Imana itanga itegeko ati umwana wese agomba gukurira mu nda inda ya nyina nyine, abaganga abahanga bo bati umwana tugomba kumukora muri laboratoire. Umwana ukore mu byuma mubyeyi, kura nyine umwana ukore mu byuma, ubwo se ntazaba icyuma wenyine. Bishatse kuvuga nyine nta buzima nyine azaba afite, kuko ni icyuma. Icyuma mubyeyi ndarakuremera mu na nyoko nari ngozi. Inda z'ababyeyi zubahwe, abamama ho muri mwese mwubahwe rwose mwubahwe. Burya umumama agize agatwara umwana mu nda akamubyara, mubyeyi tubakuriye ingofero, Imana ibarinde kandi ibahe umugisha. Niyo maternité ya Bikira Mariya, niyo maternité inda ya Bikira Mariya nyine ibyara umwana w'Imana. Nawe warangiza ngo inda nyine ugiye kwihindura laboratoire, ugiye kwihindura ibyuma n'ibindi byinshi cyane birangira biwomborana. Mbega ubuyobe buri aha. Icya kabiri twazirikana ni ukwirinda guhinyuza Imana cyangwa ushaka gukosora Imana cyangwa ushaka kwigereranya n'Imana. Dieu seul peut créer. Imana yonyine ishobora kurema. Abandi bantu twese twinjira muri uwo muhamagaro nk'ubutumwa bw'umubyeyi, ababyeyi bombi ufasha Imana kurema. No gufasha ntabwo twebwe attention, ntabwo twebwe turema, ntabwo twebwe dukora umuntu. Imana yonyine yakora umuntu, naho wowe shwi ushaka kwirirwa uvuga uti ndakora umuntu. Mubyeyi ni kangahe wabonye abaganga b'inzobere ari wa wundi wigisha ingo uburyo umugabo abona n'umugore bakabyara umwana, ariko ajya kubona ukabona we nta rubyaro afite. Ibyo ntibyakubera isomo. Nuko nyine kuri rosi nta muntu ushobora kwikorera umuntu. Iyo umuntu ashobora gukora undi, babaganga baba bafite urubyaro bose. Ariko ibi ni ugutwibutsa ko atari twe tubigenga, ibigengwa n'Imana mwabyeyi mwe. Waba uri dogiteri, waba warize bwahe, reka Imana ikora umurimo wayo, wivangira Imana. Twebwe icyacu ni ugufatikanya n'Imana, gufasha Imana kurema. Participation, iyo bavuga inshinga participer, ni ukugira uruhare. Naho nyiri ubwitaba hibereye nyine, tureke Imana yikorera imirimo yayo. Icya gatatu twazirikana ni experience n'ubushakashatsi. Tuzirikana intangagabo ndetse n'intangore n'utuntu dutagaragara. Bisaba rero kurebesha indorerwamo itari yingiye. Nuko rero ako kantu ugenda ukaragisha urushinge, ukaragisha ibyuma, acyashe ujye umenya ko ari kugenda gatakaza. Nanjye kuvuga n'ubu muntu cyangwa n'utwo turemangingo turi kugenda dutakara duke, nibwo uzasanga nyine urwo rushinge wagiye ugakaragisha n'ibyo byuma byose uko byagiye bitambuka ngaho, kazarangira wa mwana ashobora kuzavuka n'ubundi ahumye, akavukana ubumuga, akavuka atari muzima, akavukana ubusembwa, akavuka tuzuye. Nabyo byaba ashobora no kuvuka nyine ari kivejuru nta umuntu nyine afite, kuko hari uturemangingo twagiye dutakarira muri bya byuma uko byagiye bimukaraga, bimwihimuraho, bimusyonyora, twa duce duto tutagaragaye. Byose rero wagize ngo ntibizasigira ubusembwa w'umwana, uzasanga umubyeyi ahora mu bitaro. Kubera iki? Ibyuma nyine niyo byareze wa mwana. Ntago ari inda yamwongeje, ntago ari inda yamureze. Inda y'umubyeyi niyubahwe. Ibyo byose bigatwibutsa de limite ko turi abanyantege nke, ko ntacyo dushoboye. Dushoboye gake nyine, tureke Imana idushoboze. Aha rero niho hatuma twavana intandaro yo gusenga cyane, tukemera Imana, tukareka Imana igatwiyoborera, kuko niyo ishoboye nyine twebwe iradushoboza. Icya kane twazirikana ni ukureka Imana ikikora imirimo yayo. Wowe niwivuza bikanga, wowe nuhura n'ibibazo ukabona nta gisubizo uri kubona, uzavuga uti uko biri kose Imana ifite uko ayishobora kubigenza. Njye nta gisubizo ufite, ariko Imana iragifite. Niyo mpamvu muganga ashobora kuza akakubwira ati nyine ubushobozi busigaye bunzanire. Nuko nawe ukumva nkaho muganga kibaye igisubizo. Nyamara muganga ni umuntu ukoreshwa n'Imana, ni umuntu Imana ituma. Ariko buryo watumwe ntabwo uhita uhinduka uwo guhaye ubutumwa, ahubwo uri munsi ye. Niyo mpamvu muganga turabasuhujeho muri mwese, ntimukihe ububasha, n'Imana idutuma, n'Imana ibaha ubutumwa. Reka rero idukoreshe twishaka kurya ngo turye n'imitsi y'abandi, twumve ko ibintu byose tubishoboye, kuko dushobozwa n'Imana. Ni bya bindi by'uko ushobora kuba ushoboye ariko udashobotse. Tureke dushobokera Imana. Nyagasani ni udukoresha. Yaba muganga bareka Imana ikabakoresha, abantu bamerwa neza ku isi. Ariko kenshi twemera ubuhangange bwacu, tukemera ubwenge bwacu, za dogutora zose turyamanye, ariko tukibagirwa ko
dogiteri mukuru ari Yezu, umuganga mukuru ni Yezu, ni tugomba kwiringira wa wundi kwese turangamiye umugenga wa byose, Yezu Kristo umukiza w'abantu. Uwo niwe rero uzaguha urubyaro umubyeyi we, uwo niwe ushobora kuvuga ijambo rimwe gusa bya bindi bitashobokeye abantu, we akabishobora. Ya migambi yose itaratungana bakayitunganya kubera impuhwe ze. Icya gatanu ni umukoro tugiye guhana wo gutekereza. Kandi mubyeyi, niba uri mu batarabona urubyaro, umukoro uze kuwukora witonze. Mubyeyi, niba uri mu bantu babuze ibisubizo kandi bahora bashakashaka, umukoro uze kuwukora neza. Niba uburwayi bwanze gukira, umukoro uze kuwukora neza. Hato nawe utazibeshya ngo ugiye gukora umuntu ngo kubera ko umaze kugira ubuhanga buhanitse, umaze kwiga amashuri y'ikirenga, ukibeshya. Nyama uyu mukoro uragira ucya. Utekereza kuri iyo foto ibyo dusabye byose turamutse tubibonye uko byagenda. Ngubu ngasaba indege ngahita nyibona, ntazi no kuyitwara, nagera mu kirere ati nuko nanganaga. Ngubu ngasaba imodoka, wenda ntabwo nzi no kuyitwara, wagera hirya no hino ati nuko nanganaga. Urebe ibintu byose wasaba Imana, uti nasabaga Imana umwana. Kandi uwo mwana nyine ntabwo uretse ngo Imana izamukwihera, ahubwo ugiye kumushaka kwa magendu, ku mupfumu, kuri wa muntu w'umuhanga muri laboratoire n'ahandi. Imana igiye kuguha umwana. Ati ndi kwifuza ko uriya muntu mbangamiye yahita apfa, nuko nyine agahita apfa. N'ibindi byinshi cyane ugenda wifuza. Erezo ko Imana ari Imana nyine. Imana iratureba ibintu tuba turi kwifuza. Imana igaseka, buriya wasanga Imana iri kuduseka. Koko ibi nibyo wifuje. None se tekereza Imana iramutse ibiduha byose, ikintu cyose uri kwifuza kikaba, wabigeze ute? Erezoma Imana ikora ku buryo bwose, iduha ibyo dukenera. Ntabwo iduha ibyo twifuza, ahubwo iduha ibyo dukenera mu buzima bwacu. Imana ishobora gusanga ikihutirwa kuri atari uwo mwana. Imana ishobora gusanga wowe ukwifuza umwana ni byiza, ariko wasanga atari cyo Imana yahise ikora cyane, atari cyo Imana ishaka. Kuko abantu bose kuri ino si ntabwo bafite abana, ntabwo bose bafite urubyaro, ntabwo abantu bose kuri ino si babona ibisubizo by'ibibazo bafite. Niyo mpamvu rero nanjye nawe twicisha bugufi, tukareka Nyagasani akikora imirimo ye. Reka nsoreze ku isengesho rikuru riruta andi yose. Mubyeyi uritajya amatwi, ni isengesho rigufi ariko ririmo byose. Ngo nurangiza gusaba Imana ibintu, yabiguha cyangwa itarabiguha, ujye usoza uvuga uti Nyagasani ugushaka kwawe ni gukorwe. Nyagasani nagusabye ko wanyishyurira amadeni, ariko ugushaka kwawe ni gukorwe. Nyagasani nagusabye ko natsinda amasomo, nkajya mu kizamini ngatsinda ikizamini cy'akazi, ariko Nyagasani ugushaka ko ni gukorwe. Kuko ushobora kujya gutyo ugasaba akazi, ati Imana impe gutsinda kano kazi, Imana impe gutsinda ikizamini cy'akazi, ariko ukaza gutsindwa. Imana yashakaga ko kubera ko yabonye kwa mupataro uzagukoresha ashobora kuzakugusha, akagukoresha ibyamfura mbi, agakugira nabi, nuko Imana ikanyuza twa tuntu ku ruhande. Kandi wari n'umuhanga, Imana igakora ibishoboka byose kugira ngo atari kugucisha bugufi, ahubwo ari kugira ngo ikwereke inzira yayo nziza. Buri gihe yaba wigiranye icyizere mu Mana, nta kibazo akagombye kongera kugira. Ukagirira icyizere Imana, uti Nyagasani umva bino bintu aba ari ubikora kandi ungenge uko ushaka. Ngibi Imana itaduha, Imana itabiduhaye ntabwo ari kwitwanga, ahubwo ni inzira ibiri kugenda ducira. Imana ifite inzira igihumbi. Ushaka kwigura uti ndi kurengana, ndi guseba, ngeze haga, Mana mbuze umwana, Mana mbuze iki ngiki, ariko Imana yabiteguye, yabiteganyije kugira ngo gucungure kandi kurengere. Iyo rero umaze kubona ibi byose bitagenze neza cyangwa byagenze neza uko washakaga cyangwa uko utari witeze, uca bugufi ukamenya ubuto bwawe, ta petitesse, reconnaître ta petitesse devant Dieu. Aho rero niho duhera njya gusoreza dushengerera adoration. Naho hera tubona Imana yaremye byose, umuremyi wa byose, waho ndi tugomba gupfukamira tukamusingiza tukamukurira ingofero, kuko twebwe ntacyo turi cyo nyine. Rero ba muganga mwebwe muyemera ati turakomeye, nuko nyine mutaramenya gushengerera. Umuntu ushengerera aca bugufi akumva ko Imana ari igihangange, Imana nishoboye, Imana nizampa iki ngiki, Imana izankorera ibi ngibi. Naho ni uri laboratoire gusa urimenya ngo science ifite des limites, iracagase. Hagomba rero ubundi buhanga bw'Imana. Roho Imana yo ihoraho, ntabwo icagase,
ibyo tubwira ntamenya kuri, ibyo tubwira biruzuye absolute. Niyo mpamvu rero nawe nanjye kongera twibutse ko ntacyo turi cyo, ni ukujya gushengerera usenge. Ababyeyi bakiza gukomeza basenga bagashengerera bakagana Yesu ko byari bimeze, ntibiringe imbaraga za muganga uri gushaka kubakoresha, bari kumererwa neza. Hagataha kandi tuburiye abantu bose, ababyeyi bafite ino migambi yo kujya gushakira abana muri laboratoire mu byuma, nyaboneka please 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 muce bugufi dusingize Nyagasani, muce bugufi dusenge, dusengera abo bose bafite ibibazo uko biri kose hari aho tutakwigeza. Na niyo mpamvu nyine dusenga, kuko tuzi ko turi abanyantege n'abanyabyaha. Aho tudashoboye kujya muri kiganiro, ubushakashatsi buracyakomeza, nawe ukomeze ukora ubushakashatsi, ukomeze ukora ubushakashatsi, usicyo uzirinde gukora umuntu. Ibintu ushobora kubikora ariko ntabwo ushobora gukora umuntu. Umuntu ashobora gukora ibintu bigakunda ariko ntashobora gukora umuntu, usibye Imana yonyine ishobora gukora ibintu igakora n'umuntu. Amen, amen, amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.